Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero nk'uko duhora tubibabwira, tuba turi kubashakira ibintu bituma ubuzima bumera neza, twiyungura ubumenyi ku bintu bimwe na bimwe, kugira ngo nituramuka tubibabwiye mu ncamake turi gukora nk'amavideo cyangwa se n'amawodiyo, kugira ngo mubashe gusobanukirwa ibyo ari byo n'impamvu yabyo. Bakunzi bacu rero, abatarakora subscribe turasaba kugira ngo mukomeze mukore subscribe, ndetse n'ababashije kuyikora mukore like, mushyiraho na comment ko mubyumva, munasharinge n'abandi babashe kubibona. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, uyu munsi nabateguriye ikindi kintu nshaka ko twihuguraho ku bumenyi dukurikije ibyo abahanga bagiye babivugaho. Tuba twifashishije iby'abahanga n'abadogiteri bagiye babivugaho batandukanye, harimo abadogiteri bamwe na bamwe bitwa Roger Pamplona, Dogiteri Isidro Aguilar na Dogiteri Herminia Garbes. Tugenda twifashisha abadogiteri batandukanye ku byerekeranye n'ibimera, ndetse cyane cyane ku bimera bivura, ibiribwa, ku bijyanye n'ubuzima n'imirire, sante, nutrition. Ni ukuvuga ngo hari n'ibindi bitabo, guide de la vie familiale. Ni ukuvuga ngo twifashisha ibitabo bitandukanye byakozweho n'abadogiteri batandukanye b'abahanga, ku buryo biba byizewe, bifite ubuziranenge, ku buryo nta gushidikanya ibyo bintu biba byizewe. Bakunzi bacu rero, abantu benshi ntabwo bakunda gusoma cyangwa se ngo binjire ku bintu bibatinza mu isi y'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu tubagererayo tukabibazanira kugira ngo mubashe kubibona mu buryo bworoshye bitewe n'aho isi igeze mu ikoranabuhanga. Uyu munsi rero nkaba nabateguriye ikintu bita imyunyungugu. Imyunyungugu ndetse n'akamaro kayo. Ni ukuvuga ngo nabyo ni ingenzi mu mubiri. Hari ibyo mujya mwumva ariko ntimusobanukirwe wenda ngo ni ibiki. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amoko agera nko kuri 17 muyo nabashije kubona, kugira ngo igihe tuzaba turi gukora nk'amavideo turi kubabwira ngo iki kintu ngo gifite ngo imyunyungugu runaka cyangwa se amavitamine yo nabanje kuyabasobanuriraho, icyari gisigaye ni ikintu bita imyunyungugu. Uyu munsi rero nkaba nabacukumburiye imwe muri yo, ariyo tugiye gutangira tubabwira. Hari umunyu ngugu witwa calcium. Calcium rero akamaro kayo, bakunzi bacu b'Isaro Life TV, calcium icyo ishinzwe ni ugukorwa kw'amagufwa, ndetse ikunganira mu mikorere y'umutima n'ubwonko. Murumva ko calcium ifite akamaro kanini cyane. Ni ukuvuga ngo rero ahantu dushobora kuyibona mu buryo bworoshye, hari bimwe na bimwe mba mbona bitaboneka hano iwacu. Ngerageza kuvuga aho ibiboneka nyine umuntu yabasha kubona byoroshye, kuko hari ibintu mba mbona nkabona ntabwo biba hano mu Rwanda cyangwa se muri Afurika, ku buryo kubibona biba binagoranye. Ariko muri ibyo biboneka hafi y'ubuzima bwa buri munsi
bw'umuntu, turabonamo ibitunguru, imyembe, tubonemo na pome, harimo n'igisura n'icyo bita sezame. Ibyo bintu ushaka yuko imikorere yawe y'ubwonko n'umutima bigenda neza n'amagufa, ukoresha bimwe muri kimwe muri bituvuze byakugirira akamaro cyane. Icyo gihe ni ukuvuga ngo umunyu ngugu wa kalisiyumu aho hantu uwubonye nta kibazo, ukaba wizeye yuko ubuzima bwawe buri kugenda neza. Umunyu wundi wa kabiri ngiye kubagezaho witwa fosifore. Fosifore nayo ni ingenzi mu bigize amagufa n'urwungano rw'ubwonko. Nawo ahantu uboneka naho ni mu bitunguru, imyembe, pome, sezame na karoti. Murumva ko biba byenda gusa ariko atari bimwe, cyangwa se bijya gukora kimwe, ari akantu gato kabitandukanya gusa. Undi wa gatatu tugiye kuvuga ku witwa ubutare bwa feri. Feri rero yo ni ingenzi mu gutanga amaraso. Aho iboneka ni muri avoka, amapera, pome, igisura, sezame, imizabibu na epinari. Ni ukuvuga ngo wabashije kubona kimwe muri ibi biribwa, uwo munyu ngugu uba uwubonye. Hakwazaho undi munyu ngugu witwa magnesium. Magnesium nayo ifite umurimo w'ingenzi mu maraso n'amagufa. Nayo tuyisanga mu bitunguru, amashu, pome na sezame. Hari igihe rero umuntu bakora nk'ikiganiro akaba yababwira ati iki kintu kibamo magnesium, kibamo feri, fosifore, kalisiyumu, bikabacanga bamwe ku batabizi. Ariko ni uko nguko biba bimeze, ni akamaro k'icyo kintu tuba dushaka kubagezaho kugira ngo mucyumve. Bakunzi bacu rero murumva yuko imyunyungugu ifite akamaro umubiri wacu kandi iboneka mu byo turya hafi bya buri munsi. Wa potasiyumu. Potasiyumu rero akamaro kayo yo yongera inkari mu ruhago, ari byo bishaka kuvuga ko ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Potasiyumu yo rero tuyisanga mu mboga bita aritishu n'ibitunguru ndetse n'ibyatsi bita urwiri biboneka mu mirima bahingamo, ikaboneka mu ndimu, imizabibu na karoti. Hari ibyatsi bimwe na bimwe rero tujya tujugunya kandi bifitiye akamaro umubiri wacu tukagira ngo ni imyanda, kandi bishobora kutugirira akamaro ku mubiri wacu. Ariko nyine si ngombwa byose ngo ubikoreshe, biba bisaba yuko ufate kimwe muri ibyo, biba bifite akamaro nta kibazo kiba kibirimo. Hakaza undi munyu ngugu bita silisiyumu. Niyo yunganira mu gutera ubwiza uruhu, gukomera kw'imisatsi n'inzara, ni ingenzi ku barwaye aritrose na osteoporose. Ahantu iboneka nayo ni mu gisura ndetse n'urwiri. Murumva ko urwiri barongeye barugarukaho, abadogiteri nabo rwose wagira ngo babaye mu Rwanda. None nabonye urwiri ntahandi ndarubona ibintu birasekeje kabisa. Urwiri nduzi mu cyaro no mu mujyi sinyapfa kurubona. Noneho tukagera ku wundi munyu ngugu witwa iyode. Iyode nayo ni ingenzi mu guteza imbere imikorere y'ubwonko n'iy'akagingo ka tiroyide. Iyode ikora mu muhogo, mu gikanu
mu mwijima mu bwonko bushinzwe kurema imisemburo y'ibyara. Mu dusabo turera intanga z'abagore twitwa ovaire. Iyode irinda indwara zo kubyimba inkovu cyangwa zigapfa kubyimba nta mpamvu, nko mu misaya, mu gituza n'ahandi henshi hashobora kwipfundikanya hakanyenya. Murumva ko iyode rero nayo ni ingirakamaro cyane. Iyode yica imyanda, irakenewe ku babazwe, abarwaye indwara z'imitsi n'abaribwa n'impyiko, abarwaye inkorora, ibibyimba byose. Irinda n'uruhu kurwara ibibyimba. Akarere runaka gashobora kutayigira mu butaka, ibyo kurya ntibiyigire, no mu mazi ishobora kubura bitewe n'igice gihererewemo. Akarere gateye gatyo karangwa no kubamo indwara z'umwingo. Aha biradusaba gukoresha umunyu wo mu maduka bita Seriode. Twese abo mu karere k'ibiyaga bigari biratureba cyane. Nk'abaturiye ikiyaga cya Kivu nta namba iba ihari. Bisaba rero yuko bakoresha umunyu wo mu maduka kugira ngo babashe kubona urugero rwa iyode. Iyode rero buriya iboneka mu mashaza y'urunyogwe, imboga za leti, muri radi, inkeri za kizungu cyangwa se fraise, imizabibu cyangwa se resi mu ndimi z'amahanga, cyangwa amazi y'isoko nziza. Murabona hari ahantu nko mu cyaro cyangwa se nk'abatuye mu mujyi, hari ahantu bita ku ibuye rihetse irindi ku giti cy'inyoni, usanga abantu baba bari kuvoma nko ku mugezi. Aho hantu ari amazi aba ava mu butaka, ari isoko nziza, buriya ari amazi meza aba afite icyo bita iyode. Mujya mukunda no kubibona nk'ahantu mu cyaro, ahantu bavoma ubwo twavuga babyita nko mu tubande, ukuntu aho umusozi uba urangiriye hasi ariko ugasanga harimo akagezi. Kariya kagezi ni umuti. Kariya kagezi ababasha kukageraho mujya kuvoma ayo mazi, iyode muzajya muyisanga muri ayo mazi mwahakuye, mu mazi meza, isoko imeze neza. Murumva ko rero ibintu byose biri hano ku isi bifitiye umumaro ubuzima bwacu, nuko bimwe tuba tudabifiteho ubumenyi. Hari igihe uvuga ati ntawe y'amazi yo kuri robine niyo asa neza, ntago biri buvemo. Kandi se uriya winywereye ayo mwiwereye zirindi cyangwa se ka gasoko ntihari gukura iyode ihagije. Tukaza ku cyitwa cuivre. Cuivre nayo irinda umuntu kwandura indwara, irinda ibibyimba by'ubwoko bwose. Ni ukuvuga ngo nayo ni nk'urukingo. Tukaza kuyitwa manganese. Manganese irinda abantu ibicurane, ibyo bita ubuhwima, indwara z'uruhu, ituma amaraso agenda ku rugero, irinda umuntu akaberetwa, indwara z'impyiko n'imitsi yo mu matako. Hakaza iyindi bita soufre, niyo itera umwijima gukora neza. Mwibuke ko igiteye umwijima gukora neza kiba kivuguruye impagarike yose. Ni ukuvuga ngo niba umwijima wawe uri gukora neza, ufongisiyona neza, wafashe ako karadi, mbega wafashe bya bintu bitabangamira umwijima, biwoza, indimu, ibitunguru, ni ukuvuga ngo umubiri wawe burya wose uba uri gukora neza, kuko muribuka yuko umwijima ni urugingo rw'ingenzi. Ibyo nabyo nimbibonera umwanya nzagenda mbibasobanurira, nzagenda mbibabwira. Nariyemeje kugira ngo mbagezeho utuntu n'utundi kandi dufitiye ubuzima bwacu akamaro. Tukaza kundi munyu ngugu wa aluminium. Uyu munyu mwimerere
utuma ubwenge butera imbere bukiyongera bugacukumbura. Ikingira kandi ivura ibisebe bidakira, iruhura imitsi yumva igatera gusinzira neza. Ishinzwe gukwirakwiza ubushyuhe mu mubiri, itera amahoro mu ntekerezo no gusinzira neza. Murumva yuko aluminium nayo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu. Iyo umuntu yabonye aluminium ni ukuvuga ngo ubwonko buba bukeye. Hakaza undi munyu ngugu witwa fluor, nayo ituma amenyo akomera ntarwaragurike. Iramutse itabonetse, phosphore na calcium ntabwo byasohoza umurimo wabyo. Indwara zo mu muhogo zitandukanye zishobora guterwa no kubura kwa fluor. Ifite uruhare mu byo kubyara. Iyo igabanutse umuntu arwara ibikanu. Kuko ujya kumva umuntu ngo naryamye nabi, ngo ibikanu birandya, wapi aba yabuze fluor cyangwa se yagabanutse mu mubiri. Murumva ko iyi myunyu ngugu ni ingenzi ku buzima bwacu no kumenya aho tuyisanga n'aho tuyikura. Tukongera tukamenya undi munyu witwa nikeli. Nikeli irinda umuntu kwishimagura intoki n'ibiganza. Mwari mubizi? Iyo umuntu afite nikeli nabyo bituma atishimagura. Hakaza uwitwa cobalt. Cobalt ishinzwe kugeza intungamubiri aho zikenewe hose, kurinda indwara z'uruhu. Hakaza uwo bita brome. Brome iturinda kugira umwuka unuka nabi mu birenge, mu biganza. Iturinda icyo bita kokorishe ndetse na gripe. Hakaza undi munyu ngugu bita titane. Titane itera kwituma neza, irinda indwara zanduza, irinda indwara zo kwishimagura uruhu urwaye ubugora. Hakaza undi munyu bita arsenic. Arsenic iturinda indwara z'umugongo, ikaturinda kuribwa mu mara, amaraso make, kubyimba umwijima ndetse no kuva imyuna. Irinda n'indwara ya marasme. Arsenic iboneka mu byo kurya bikurikira: harimo tungurusumu, hakabamo ingano zimejejwe, amashu atukura, ibirayi byatetswe maganda, karoti ndetse na pome. Ubu rero ukabona muri iri birayi bitogosheje ngo nuko yabuze amavuta yo gukora agafiriti, ngo cyangwa se yabuze umwanya wo guhata ngo ibirayi ngo bimeze nabi. Reka da! Murumva yuko ibirayi bitogosheje biba birimo umunyu witwa arsenic, kandi urumva ko ari ingenzi cyane. Bya bintu birakaze. N'ibijumba bya maganda nabyo mujye mubyibuka mubikoreshe, ni ingirakamaro. Ibyo byose tuzagenda tubibereka, ibintu by'umwimerere tuzagenda tubibanyuriramo. Mwebwe gusa ntimukave ku Isaro Life TV, turacyabashakashakira n'ibindi. Ubwo rero nko muri iyi myunyu ngugu mwimerere ivuzwe muri make, nyamara irakenewe mu kubaho kwa muntu. Urumva ko biba bikenewe mu kubaho kwa muntu mu buzima bwa buri munsi. Niyo irema imisemburo, ituma imirimo imwe ikorerwa mu ikoranabuhanga ry'umubiri bigerwaho mu buryo butayigoye. Ugasanga nturwaragurika kubera yuko amavitamine aba yuzuye, imyunyu ngugu yuzuye. Burya kenshi umuntu arwara kubera ko nyine
ibi bintu bimwe na bimwe biba byagabanutse nko mu mubiri. Ariko iyo ubasha kwiyitaho ugakurikiza nk'ibintu nk'ibi tuba tubagezaho, ntabwo upfa kurwara uko wiboneye. Kandi namwe mujye mugerageza mworohereza abaganga. Mworohereza abaganga, namwe mumenye kugenzura imibiri yanyu kugira ngo mudahura n'ingorane, kuko buriya ikintu kijya kugaragara ukimaranye igihe kirekire, ntabwo kiba kije ako kanya. Ni ikintu kiba cyarakwiremyemo kimaze igihe kinini, hanyuma umubiri w'imbere ukananirwa kubyakira, bikasohoka inyuma ku buryo buri umwe wese akureba akavuga ati uyu muntu yararembye. Niyo waba uri kugenda ariko bakabona wararembye pe, nta turaso ufite, nta kavitamine ku ruhu byaragoranye ibiki. Ariko iyo ubasha gufata utuntu tumwe na tumwe muri ibi ngibi tuba twabageshejeho, ndakurahiye rwose, ushobora niyo waba wagize ikibazo cyo kujya kwa muganga wagenda wijyanye nta muntu ukurandase. Iyi myunyu mwimerere niyo iyobora gahunda nyinshi zo mu mirimo nshingwabikorwa yo mu ngingo z'umuntu. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, ni ibingibi nari nabateguriye uyu munsi. Mwumva bibashimishije, mukore like, mushyireho comment uko mubyumva, ndetse munasharinge n'abandi babasha kugira ubumenyi no gusigasira amagara mu buryo bwiza. Kandi nta nubwo bigoranye cyane, biroroshye, kuko usanga igihe kinini tugita mu bidafite umumaro, ugasanga nyuma nibwo bigize gute, bitugarutse. Bakunzi bacu rero naba ncumbikiye aha, kandi ndabashimira kuko nimwe mutuma nongera kubashakira ibindi bintu mbagezaho. Naho ubutaha, kandi ndabakunda, murakoze.